Ni mu masaha y'igitondo, Naomi rero aba amaze kwitegura kugira ngo ajye ku kazi, ahita ajya kureba mama we mu cyumba, uba rwose arembye cyane, maze akabanza kumuha imiti, ahita amubwira ati rero mama rwose ndakwinginze ihangane, kubera ko umuntu wo kuri farumasi yambwiye ko rwose iyi miti noneho iri bukore, humura uraza koroherwa, ahubwo se urumva wifuza kuza kurya iki kugira ngo ninza kuva ku kazi nkikuzanire? Mama we rero ahita amwereka ikimenyetso n'umutwe cyo kumwereka ko rwose nta kintu na kimwe akeneye. Naho rero Naomi aba akiri kuvugana na mama we agahita abona telefone ye irasonnye, ni umukobwa bakorana nyine uba umuhamagaye, ahita rero abwira mama we ati bari kumuhamagara nakererewe, ihangane njye ku kazi gusa ndaza kubanguka kandi ni ukuri wirirwe neza. Mama we rwose aba arembye nyine aryamye ubona nta n'imbaraga zo kuvuga afite. Uyu mukobwa rero ahita yihuta cyane ajya ku kazi, maze yagerayo mugenzi we akamubaza ati kubera iki rwose ukerererwa cyane? Boss yaguhamagaye ni uko gusa namubwiye ko nyine uri kuri reception, naho ubundi ubanza uyu munsi yari gukwirukana. Naomi ati ni ukuri wakoze rwose kuba wampishiriye, naho ubundi kari kambayeho, urabizi nyine mama wanjye ararembye, mba ngomba kubanza kumwitaho, nanjye nta yandi mahitamo rwose mba mfite, kandi nyine n'aka kazi ndagakeneye kuko nibura ni naho nkura amafaranga yo kugura imiti. Umushuti we ati ndabizi byose, ariko nyine nawe ujye ugerageza nyine ugerere ku kazi igihe. Baba bakiri kuvuga ibi rero Gadi akaba arinjiye, yinjira rero ababaza ati ndifuza rwose agakanzu keza nyine kari speciale kuko nako umukobwa wanjye, kandi umukobwa wanjye nawe ni umuntu nyine uri speciale kuri njyewe. Naho rero Naomi ahita amubwira ati ntabwo rwose wibeshye aho kugurira hano kuko urabona ikanzu rwose ushaka, mbwira rero afite imyaka ingahe? Naho Gadi ahita amubwira ati afite imyaka 14. Naomi ati none se nta kintu twaheraho nyine nko kuba yenda waba uzi ibara akunda? Naho rero uyu mupapa ahita abwira Naomi ati ntabwo ibara ryo ntabwo ari ngombwa cyane, gusa nyine akunda ibintu nyine byiza cyane, ibintu byiyubashye ukuntu. Naomi rero ahita akurura ikanzu maze agahita amubwira ati iyi ngiyi urayibona ute? Gadi rero ahita yishima cyane maze agatangira guseka ati iyi ngiyi rwose ni nziza cyane, yamubera kandi yayikunda, ahubwo urantangaje ukuntu nyine uhise ufata iya nyayo bwa mbere. Naomi rero ahita amubwira ati nkunda abana cyane, ndi inshuti y'abana ndabumva kandi nabo baranyumva, rero no kubahitiramo rwose ni ibintu binyorohera. Gadi ati urakoze cyane, ni iyi ngiyi rwose ndi butware, ahubwo se nangahe? Naomi rero ahita amubwira igiciro, maze Gadi agakura ikarita mu mufuka akamubwira ati nta kibazo nyine ndakwishyura nkoresheje ikarita kuko nta kashi mfite. Naomi ati nta kibazo, aba agitangira rero kwishyura, maze telefone ye ikaba irasonnye, bahita bamubwira ko nyine Jojo ni umukobwa we yanze kugira ikintu na kimwe afata kuva mu gitondo, yagumye mu cyumba yifungiranye ku buryo rwose adakeneye gusohokamo. Uyu mwana w'umukobwa rero aba yarakoze agisida maze akaba pararize, aba nyine ahora yicaye mu kagare, gusa nyine kuva yakora agisida uyu mwana ntabwo ajya yishima habe na gatoya, kuko nyine iyo agisida aba yaranayitakarijemo mama we. Aba afite rero rwose umubabaro nyine udasanzwe, ndetse aba yarihebye cyane ku buryo aba yumva atagikeneye kurya, ntaba agikeneye kugira ikintu na kimwe afata, aba yumva mu by'ukuri ubuzima ntabwo akeneye. Uyu munsi rero noneho bo rwose biba byabaye ibindi bindi, kuko aba yanze kugira na kimwe rwose yashyira mu nda. Baba rero bakibwira Gadi ko yanze kugira ikintu na kimwe afata, maze akaba atangiye guta umutwe atari ko gute abantu bakuru rwose munanirwa nyine kuba mwafasha umwana muto kugira ngo rwose agire ikintu na kimwe afata. Naho uyu mukozi wo mu rugo ati byatunaniye nyine, kandi urabizi ko nyine ikintu adashaka ntabwo ajya agikora. Gadi rero rwose ibintu byose bihita byivanga, maze nyine Naomi yamara gukoresha ya karite ye arayimuhereza, maze akamuhereza n'agafagitire. Gadi rero ukiri kuri telefone ari bizi cyane rwose, ahita abirambika ku meza kugira ngo nyine afate akantu karimo yakanzu, ariko kubera ko nyine aba akiri kuri telefone n'ubundi ahita yigendera, maze ya karita na ya fagitire yaguriyeho ikanzu byose akabisiga kuri ayo meza. Gusa nta wundi uhita wongera kuhita abibona ako kanya. Mu kanya gato rero mama wa Naomi ahita amuhamagara, ntabwo rwose aba ameze neza, nawe biba bigaragara ko yarembye. Naomi aramubwira ati mama ndakwinginze ni ukuri ihangane gatoya, ndaje mu kanya gato.
ava kuri telefone maze akinginga wa mushuti we ati ndakwinginze ongera kandi n'ubundi umpishire maze rwose njye kureba mama. Naho umushuti we ati ibyo bintu rwose biragoye, bose aramutse aje ntakubone ni ukuri aka kazi waba ugatakaje. Naho rero Gadi we agera mu rugo maze nyine agasanga uyu mukobwa we rwose yarakaye yifungiranye, aramukomangira maze akamusaba ko yafungura. Uyu mwana rero arafungura maze papa we nyine akamubaza impamvu yanze gufungura. Nawe ati ariko iki ni icyumba cyanjye, mfite uburenganzira bwo gufunga cyangwa gufungura. Gadi ati ariko ni ukuri rwose waduteye ubwoba kubera ko uyu mukobwa yagukomangiye wanga kumufungurira, kubera ko utamufunguriye. Naho Jojo ati nta muntu n'umwe nifuza kureba isura ye, uyu mwana w'umukobwa aba nyine yicaye ibisatsi yarabigaruye mu maso, aba ateye ubwoba, uba umureba ukagira ngo ahari ni umudayimoni. Naho rero akomeza abwira nyine papa we ati njye nta muntu n'umwe rwose nifuzaga kubona. Papa ati none se kuki utabibwiye nyine uyu mukobwa ko nta muntu ushaka kubona, nibura twari kumenya yuko uri muzima. Naho Jojo ati ariko se ibintu ndi kuvuga ntabwo uri kubyumva, nta sura y'umuntu n'umwe nkeneye kureba. Naho rero Gadi ati ariko njye ndi papa wawe. Jojo ati ndabizi nyine kuri papa wanjye, ariko nawe sinkeneye kuvugana nawe. Ahita yongera agasubira mu cyumba maze papa we agahita amubwira ati nibura se waretse nyine tukagushakira icyo kurya. Naho rero Jojo ahita akubitaho icyugi cyane rwose n'umujinya, papa we arumirwa maze nyine agahita akomeza avugira inyuma y'urugi. Uyu mwana aba yararakaye, aba ari umunyamahane ndetse rwose ari umunyamujinya ukabije. Nawomi rero akomeza kwinginga mushuti we maze nyine akamwemerera kumuha iminota mikeya maze agataha. Ajya gufata rero isakoshi ye agahita abona yuko wa mukiriya umaze gusohoka yibagiriwe karite ye ku meza, ahita ayifata maze akayibika mu isakoshi atekereza ati nagaruka nzayimuha nyine. Arataha rero yagera mu rugo agasanga nyine ibintu byakaze, mama we aba yahanitse ku gitanda yikubise hasi, ubona rwose ari kujya yiterera hejuru, bigaragara ko nyine aba atameze neza habe na gatoya. Uba ubona rwose ameze nk'umuntu uri kurwana hari n'umutima ukuntu, uba ubona rwose arembye cyane. Ahita rero atangira kuvuza induru atabaza abaturanyi kugira ngo nyine hagire umuntu uza amufashe maze bamujyane kwa muganga. Bamujyana kwa muganga rero bakimugezayo nyine abaganga bahita batangira kumwitaho maze bakabwira Nawomi ko rwose mama we akeneye ko bamubaga kandi byihutirwa, ndetse ko rwose bitinze udutsi two mu mutwe dushobora gutangira gucika maze amaraso agatangira kwivanga n'ubwonko. Ibi bintu rero bitera Nawomi ubwoba cyane maze akabwira muganga ati rwose muganga ndifuza ko nyine wakora ibishoboka byose kugira ngo mama wanjye rwose akire. Naho muganga ahita amubwira ati urasabwa rero amafaranga kugira ngo nyine tube twatangira kumubaga. Nawomi ati nangahe? Naho uyu muganga ati ni miliyoni 3, kubera ko ugize Imana udutsi nyine ntabwo turatangira guturika, iyo tuba twaratangiye gucika kuko twari kuguca amafaranga menshi cyane, ariko ubwo tutaracika ni miliyoni 3 zonyine usabwa. Nawomi rero ahita yikorera amaboko ati Mana yo mu ijuru, ayo mafaranga ndayakura he ko ntarayatunga na rimwe kuva nabaho? Ayo mafaranga rwose ntabwo nayabona. Naho rero muganga ahita amubwira ati ubwo niba utayabona rero nta kundi, gusa nyine umenye ko uko uri gutinda ni nako kandi ibyago byo gutakaza mama wawe biri kwiyongera. Nawomi ati hoya ceceka, ibyo ntibikabeho, Imana ibindinde rwose, mama wanjye sinshaka kumutakaza kuko niwe muntu rukumbi mfite kuri iyi si. Nawomi ahita atekereza ko yajya kureba bosi we maze nyine akamuguza amafaranga, ahita agenda yihuta maze akabwira bosi we ati ndakwinginze rwose ibintu byankomeranye, mama wanjye ari hagati yo gupfa no gukira, none ndakwinginze mbabarira nibura umpe 1/2 cy'amafaranga nsabwa, andi ndajya kuyashakira ahandi maze rwose nzakora nkwishyura, nibura nzakora utampemba. Naho rero bosi we ahita amubwira atari kumva ibyo bintu bishoboka, njyewe urumva nafata ayo mafaranga yose nkayaguhereza? Ntayo mfite rwose, ntayo ndi buguhe, genda ugurishe inzu mubamo. Naho Nawomi ati nakabaye rwose nyigurisha, ariko nyine ni ibintu byafata igihe rwose, n'ubundi mama wanjye yaba yamaze kuncika. Bosi rero ahita yihagurukira akigendera ati ibyo birakureba, gusa nyine umenye ko aya mafaranga ntayo mfite. Nawomi arapfukama akamufata ukuguru akanga ko agenda, ariko bosi akamwishikuza maze akigendera.
Nawomi rero atangira guta umutwe cyane cyane ko rwose baba bamubwiye ko nta gihe kirekire afite cyo gukomeza ashaka amafaranga, ari ibintu rwose agomba gukora vuba vuba cyane. Nawomi rero yicara aho ngaho ku kazi nyine mu nguni ari kurira, maze sinzi ukuntu agatima gakubita kuri ya karite ya wa mugabo nyine aba yarasize hano. Nawomi atangira kuyitekerezaho maze akayikura mu isakoshi ye akayireba, ahita atangira kwibaza ati ariko se ubundi uwakwiba amafaranga kuri iyi karita? Umutima ukongera kumubwira ati hoya ni ukuri ntabwo uri umujura. Arongera akayibika, nyamara rwose arakomeza gutekereza ahantu ari bukure amafaranga ariko akahayoberwa. Akongera agatekereza ati ariko se ubundi aho kugira ngo mama wanjye mubure kubera iki rwose ntaba umujura. Umunsi umwe afata umwanzuro rero rwose wo kwiba amafaranga kuri iyi karite, ariko nanone agasigarana ikibazo nyine cy'ukuntu ari buyakureho. Ahita yibuka rero ko n'ubundi bakoresheje nyine akamashini yishyura, maze agatekereza ko n'ubundi ashobora kugakoresha akaba yakuraho aya mafaranga. Gusa nyine ahita yigira inama yo kujya kubivugana nyine na wa mushuti we kugira ngo nyine amuhe iyi serivisi yo kubimukorera. Uyu mushuti we ahita amubwira ati rero noneho niba uri buyakureho ubu urakuraho miliyoni 5, urampa miliyoni 2 nawe utware 3 kuko ndaba ngukoreye serivisi kandi ikindi ndakubikira ibanga. Nawe ahita amubwira ati nta kibazo, maze nyine bagakuraho miliyoni 5. 3 rero ahita azijyana nyine kwa muganga, maze nyine bagakora operasiyo ya mama we nk'uko bari babimubwiye. Bigenda neza kandi muganga akamubwira ko rwose nta kibazo uretse kuba nyine ategereje gukira no koroherwa, ariko ubundi byagenze neza cyane, mama we nta kibazo na kimwe yagize. Nawomi rero arishima rwose maze akiruhutsa. Gusa nyine ku rundi ruhande bahamagara Gadi maze bakamubwira ko kuri konte ye havuyeho nyine miliyoni 5 kandi zikuweho n'ikarita. Naho Gadi ahita ababwira ati hoya rwose aya mafaranga nyine ntabwo ari njye nyakuye kuri konte. Naho abantu bo kuri banki bati ni wowe rwose kubera ko uyakujeho ikarita yawe nyine, niyo mpamvu twari tuguhaye message ko nyine konte yawe ikuweho amafaranga nk'ibisanzwe nyine nk'uko n'ubundi umuntu wese ukuye amafaranga kuri akawunti ye agomba kubona message nyine ko yakuyeho. Naho rero Gadi atangira kurakara ati ariko mwabaye mute? Ni gute ngewe naba nkuyeho amafaranga niyicariye mu rugo? Bati nyamara urayakuyeho. Ati se ubundi ikarita yawe yaba iri hehe? Naho Gadi ati ikarita yanjye ndayihorana rwose iri mu ikofi yanjye. Ahita atangira kuyishaka akiri no kuri telefone, gusa ashaka ikofi ye maze akayibura, aho ayiboneye agasanga nta karita rwose irimo. Uyu muntu wo kuri banki baba bari kuvugana ahita amubwira ati none se ikarita yawe wayibonye? Ahubwo se waba uheruka kuyikoresha ryari? Nyine ni iyihe muvo muheruka gukoresha ikarita yawe ya nyuma? Gadi akibitekereza neza ahita atekereza ko nyine yayiguriyeho ikanzu hantu bacuruza, maze agahita anatekereza ko rwose ashobora kuba atarayikuyeyo yarayisizeyo. Ahita rero abwira uyu muntu baba bari kuvugana atumva nibutsa ahari ahantu naba narayisize. Ahita ava kuri telefone rero maze agahita afata imodoka yihuta cyane ahita ajya ahantu yaguze nyine ikanzu. Gusa nyine Nawomi we ntabwo aba ahari. Abakigerayo ati ndavuze ngo nimumpe amafaranga yanjye kandi mumpe n'ikarita yanjye. Noneho nyine ahasanga na bosi wabo. Bosi wabo ati ariko se wa mugabo ufite ikihe kibazo? Urashaka iki hano? Naho Gadi ati uri kumbaza ngo mfite ikihe kibazo n'amafaranga yanjye mumaze gutwara? Uyu muposi rero ahita ahamagara wa mushuti nyine wa Nawomi ati uyu mugabo uramuzi? Naho uyu mushuti wa Nawomi ati ntawe nzi rwose, ni ubwa mbere mubonye. Gadi rero ahita abwira uyu mukobwa ati ntabwo wigeze umbona, ntabwo wambonye nza gutwara ikanzu hano, ikarita yanjye mwayikuyeho amafaranga none muraho muri kuvuga ngo ntabwo munzi. Ubwo noneho mwanze kubyemera reka mbahamagarire polisi. Ahita ahamagara polisi rero maze akababwira ko nyine yabonye umujura wamwibye, ati nimuze mubatware. Baba rero bakiri kuvuga ibyo ngibyo maze nyine Nawomi akabaraje. Gadi rero akimukubita amaso ahita abona ko nyine ari we wamuhaye ikanzu uyu munsi kuko rwose abacyambaye nuko yari yambaye icyo gihe. Ahita ababwira ati dore n'uyu nguyu wanyibye, amafaranga yanjye ari hehe? Naho Nawomi ati ndakwinginze mbabarira rwose maze ngusobanurire. Gadi ati nta kintu njya mvugana n'abajura, mpereza ikarita yanjye igira vuba. Ahita yimuha ikarita rero maze ati ndashaka n'amafaranga yanjye. Nawomi ati amafaranga rwose ntayo mfite.
bahita bamujyana rero maze bakamujyana kuri polisi, batangira rero kumubaza uko byagenze, maze Nawomi akavugisha ukuri kose ati rwose amafaranga narayakoresheje ndi kuvuza mama. Uyu mupolisi rero aza kubwira Gadi ati nyine uriya mukobwa amafaranga yose yarayakoresheje, miliyoni 3 yazishyuye kwa muganga kugira ngo bakore operasiyo ya mama we, naho miliyoni 2 yazihaye nyine uwamufashije, gusa nta n'umwe ugifite rwose aya mafaranga. Gadi rero abwira abapolisi atumva njye ntabwo njya nkina ku mafaranga, amafaranga yanjye nkeneye ko agaruka yose nta n'icumi ribuzemo, mugomba kuyagarura byanze bikunze. Abapolisi rero bamubwira ko rwose bari bubikore, ariko nyine baragenda bakagerageza ariko bikanga kuko nyine ntaho baba bari buyakure, aba yararangije gukoreshwa kera. Hashira iminsi rero maze umupolisi akaza kureba Gadi ati rwose nta mafaranga na makeya turabasha kugaruza. Gadi rero asigara abitekerezaho, maze hashira iminsi akajya kuri polisi, aragenda rero akabwira nyine uyu mupolisi ushinzwe iki kirego ati cyakoze rwose ngewe ndabona n'ubundi amafaranga yanjye hari atazagaruka, reba nawe ibyumweru byose bishize nta faranga na rimwe riragaruka, kandi nanone uriya mukobwa niba atari no gukora ntabwo rwose amafaranga nayabona, noneho ndashaka ko nyine mumufungura, nkeneye umuntu wita ku mukobwa wanjye aze ajya mu rugo iwanjye, noneho ajya akora akazi azanyishyura buhoro buhoro kugeza igihe azashiriramo. Uyu mupolisi rero amubwira ko rwose nta kibazo bagomba nyine kumurekura, maze nyine akaza agakora akazi. Baramurekura ariko bagahita bamuzana mu rugo nyine kwa Gadi kugira ngo adatoroka. Abakihagera maze Gadi nyine akamubwira ibyo ashinzwe byose, ahamagara wa mukozi uhasanzwe maze akamubwira ati uyu mukobwa ugomba kumwitaho cyane kubera ko ni umujura, ugomba kujya umucunga, nta kumukuraho ijisho, aho agiye hose ugomba kujya umujya inyuma. Uyu mukobwa nurangara nyine azatwiba ibintu byose abimare. Uyu mukobwa rero wundi ubusanzwe ukora kwa Gadi nyine ajyana Nawomi mu cyumba maze akamwereka icyumba cye, amuha rero iniforume agomba kuzajya yambara, maze akamubwira ati kuramo iyo myenda yawe ugende uyijugunye iranuka nabi cyane rwose, ikindi kandi ukarabe neza witere agaparufe nyine witunganye kuko rwose ntabwo umeze neza. Nawomi rero aramubwira ati urakoze cyane, maze akagenda akitunganya, amara kwitunganya rero akajya mu gikoni, ahita asanga uyu mukobwa amaze kumutegurira amafunguro. Nawomi ahita atangira kurya adahumeka, arya vuba cyane rwose ku buryo uba ubona ibiryo bishobora no kumuniga. Uyu mukobwa rero amubwira ati mbabarira urya gakeya ibyo kurya bitaguheza umwuka. Naho Nawomi ati cecekere, maze ibyumweru 2 byose nta cyo kurya mbona rwose kimeze neza, none rero ndeka nirire. Uyu mukobwa ahita atangira kubwira rero Nawomi ati gusa nyine ufite ibibazo rwose kubera yuko uyu mwana uje kwitaho, ndakubwiza ukuri ni dayimoni ryigendera, ubwo rero wagize ngo ni umuntu muzima, uzi ukuntu aba ameze. Atangira nyine kwigana ukuntu uyu mwana nyine aba yifashe, maze Nawomi umutima ugatangira ukamuvamo ati none se nyine uwo mwana nje kwitaho ni umurwayi wo mu mutwe? Naho uyu mukobwa ati hoya, birenze kuba nyine umurwayi wo mu mutwe, atameze nk'idayimoni neza neza, nta kintu na kimwe aba ashaka, ushobora kujyayo ahubwo agahita agusimbukira maze akaba agufashe mu ijosi. Naho Nawomi ahita amubwira ati niyo mpamvu se papa we ankuye muri prison yagira ngo nze gupfira hano? Uyu mushuti we ati none se wari uri no muri prison kandi? Nawomi ati gusa nyine ni inkuru ndende, ati none se wambabariye maze ukajya umushyira ibyo kurya, nanjye nkagukorera ibintu byose ushaka, ngakoropa nkoza ibyombo ngakora byose. Naho uyu mukobwa ahita abwira Nawomi ati cecekere, uragira ngo ngewe se nzipfire? Uragira ngo azaba ari ngewe afata mu ijosi? Ni akazi kawe rwose, gusa ujya witonda, uriya mwana ni dayimoni rigenda. Nawomi rero umutima nyine umuvamo, maze rwose agatinya no kwinjira mu cyumba cya wa mwana kubera ukuntu baba bamaze kumutera ubwoba. Uyu mukobwa rero ahita abwira Nawomi ati ahubwo amasaha yo kwita ku murwayi wawe yageze, ahita amutegurira amafunguro ati ahubwo nyine yajyane. Nawomi aragenda akinjira maze agahita abwira nyine Jojo ati waramutse neza. Jojo nyine nk'ibisanzwe aba yicaye rwose ameze nk'irobo, ibisatsi yabigaruye mu maso utabasha kubona isura ye. Nawomi ati nari nkuzaniye amafunguro.
ati nako reka mbanze nkwibwire, nitwa Nawomi, ni njyewe uzajya nkwitaho. Ahita agenda rero agatereka amafunguro nyine ku ruhande, maze agatangira kubwira Jojo ati ariko nyine njyewe ntabwo rwose ndi umukozi usanzwe, kubera ko ndi inshuti y'abana. Ati uzi yuko se kera nkiri muri segonderi nari nzi kubyina cyane, nkwereke se ukuntu byagendaga. Ahita atangira kumubyinira nyine, ariko Jojo ntabwo aba anyeganyega. Nawomi rero abona byose ntacyo byatanze, ndetse agahita amubaza ati none se ngukorera iki ko ndeba rwose ibintu byose ndi kugukorera nta kintu na kimwe kiri kugushimisha. Naho rero Jojo ahita atumbuka, maze akaba atangiye kumubwirana umujinya mwinshi ati ariko ubundi wowe uri mu biki. Naho rero Nawomi ahita areba Jojo, maze akabona yicaye nyine mu kagare ke nta nubwo yegereye uburiri. Ahita atangira kwibaza ati ariko ubundi wavuye mu buriri ute maze ukagera mu kagare ko nari ntaraza kugira ngo ngufashe. Naho Jojo rero ahita atangira kumubwira nabi ati nsohokera mu cyumba, ariko nyine aba avuga ukuntu buteye ubwoba, avuga nk'uvuza induru. Uyu mukobwa rero baba babwiye ko uyu mwana ari dayimoni, umutima umuvamo maze agasohoka yiruka muri iki cyumba agahita ashyiraho urugi. Umunsi wakurikiye rero Nawomi rwose wari wimariye nyine ibyumweru bingahe muri byose adasinzira, arara ahantu habi. Yariryamiye nyine maze rwose arasinzira cyane. Yakangukiye hejuru, maze abyutse ahita akubitana rero na bosi ari kujya ku kazi. Gadi yahise abaza Nawomi ati ni aya masaha rero uzajya ubyukira? Uratekereza ko umukobwa wanjye ataba akeneye umwitaho? Aba akeneye kunywa imiti, aba akeneye ndetse gufata n'ibya mu gitondo. Gute uryama ukageza kino gihe? Naho Nawomi ati mumbabarire rwose ntabwo bizongera ukundi, ni ukuri nari naniwe cyane, ariko ubutaha nzajya mbyuka kare. Naho Gadi rero ati niwitwara neza nzakongeza amafaranga, maze bityo nyine ubashe kunyishyura mu gihe gitoya nkureke witahire, ariko nukomeza kwitwara nabi ahubwo nzanayagabanya, noneho nyine n'igihe uzamara hano kigenda cyiyongera. Ni wowe nyine ugomba kumenya icyo gukora. Nawomi rero ahita afata ibikoresho maze akajya gukora isuku mu cyumba cya Jojo. Abakimara kwinjiramo, maze Jojo agahita amubwira ati nsohokera mu cyumba agira vuba. Naho Nawomi ati ndashaka kugukorera isuku. Jojo ati nta suku nkeneye, sohoka gira vuba. N'ubundi nyine abamubwira nabi cyane, abamubwira mu ijwi riteye ubwoba. Nawomi rero n'ubwoba bwinshi ahita asohoka yiruka, maze agahita atangira kuvuga ati nyamara rwose aka kazi sinzi ko nzagashobora, uyu mwana wagira ngo ni igisimba. Ahita agenda rero maze akinjira mu gikoni agiye gufata amazi yo kunywa. Atangira gufungura nyine uturyango tw'akabati kugira ngo ashake ikirahure cyo kunywesha. Wa mukobwa wundi rero baba bakorana arinjira akabona uyu mukobwa ari gufungura uturyango tw'akabati, ahita amubwira ati rekeraho rekeraho. Ahita rero ajya mu kabati, maze nyine agatangira kubara ibintu byose, abara niba byuzuye hose afungura. Naho Nawomi ati ariko se uri mu biki? Hari ikintu se wabuze? Naho uyu mukobwa araceceka, agahita atangira kumukorakora nyine ari kumusaka ngo yumve ko nta kintu yahishe. Nawomi ati ariko se ibi ni ibiki uri gukora? Naho uyu mukobwa atumva barakumbwiye ko uri umujura karundura, rero rwose ngomba kukwitaho nyine, gusa ntuzagaruke hano hantu, ntuzongere kugira ikintu ukoraho, nari ngize ubwoba ngize ngo hari ikintu wibye. Nawomi rero agahinda agahita kamwica, maze nyine agahita asohoka mu gikoni, agahita agenda akicara hanze akarira, amarira akenda kumwica. Ku mugoroba rero Gadi arataha maze agakomanga. Nawomi rero ahita yiruka maze akajya kumufungurira. Gadi ahita amubwira ati kubera iki watinze gufungura, wari uri kureba ingana iki? Naho Nawomi ati mumbabarire rwose bosi, ntabwo bizongera. Ati murakaza neza ahubwo ni karibu. Ahita abona rero ko nyine bosi we afite igikapu mu ntoki, maze agahita amubwira ati zana ngo utwaze. Ubwo abivuga kandi ari kugifataho nyine ngo amutwaze. Naho Gadi ahita akimushikuza ati uramenye ntuzongere kunkorera ku gikapu wa mujura we, urashaka kunyiba se? Ibyo wanyibye birahagije, n'ubundi mafite ubwoba rwose kugikomeza kunyiba. Ntuzagire ikintu cyanjye na kimwe wongere gukoraho, ntabwo wemerewe kugira na kimwe ukoraho muri iyi nzu. Nawomi rero arongera n'ubundi noneho agahinda kakongera kakamwica, ukuntu nyine baba bamufata nk'umujura, abantu bose baba bamwishisha.
Buracya rero maze Nawomi akongera agashyira amafunguro Jojo, amara kuyamugeza iruhande maze akamubwira ati dore ngaya nyine ahantu yateretse, ajya gutereka maze amazi akamumenetse kuri Jojo. Nawomi rero arahita amubwira ati umbabarire ni ukuri, arahahanagura vuba vuba, nyamara rwose akijya gutereka ikirahure ku meza nanone akaba amennye ya sahane yari iriho amafunguro. Jojo aba amwitegereza ariko rwose atanyeganyega. Nawomi rero aba afite ukuntu nyine ibintu byose ajya kubikora ukabona afite igihunga, maze rwose byose akabivangavanga ukuntu nyine. Amara rero gusohoka maze Jojo agasigara ari kwisekana ati uriya mukobwa wagira ngo neza neza ni umusazi, uzi ko nta kintu na kimwe azi gukora neza. Nawomi rero ahita ajya kureba nyine ahantu Gadi aba yicaye mu ntebe ari gukora akazi ke nyine kuri mashine yiyicariye mu rugo. Nawomi rero ahita amubwira ati bosi rwose nabashakaga. Naho rero Gadi ahita amubwira ati mbwira vuba icyo wanshakiraga kuko nta mwanya mfite. Naho Nawomi ajya kumubwira maze agatangira kudidimanga dore ko rwose aba afite n'ubwoba bwinshi. Gadi ati mbwira icyo ushaka kumbwira, niba kandi utakizi genda nyine ubanze ugitekerezeho uze kugaruka, wikomeza kuntesha umwanya. Nawomi rero ahita amubwira ati rwose bosi ndumva nkumbuye mama wanjye cyane, ndifuza rero kumenya uko ameze kubera yuko kuva najya muri gereza sinigeze menya amakuru ye kandi nagiye aribwo bakimara kumubaga, rero sinamenye niba yarakize, niba byaragenze bite ntabwo rwose mbizi. Nabasabaga rero kugira ngo mumpe uruhushya maze njye kumureba. Naho Gadi ati ariko rwose genda uzi ubwenge, urumva ari njye uri gukinisha, urumva wambeshya bikemera se, ubwo nyine urashaka kuncika, urashaka kugenda maze ngahita nkubura ntuzagaruke. Nawomi ati ni ukuri nzagaruka, ntabwo rwose nabikora, niba ndetse mutanyizeye nta kibazo rwose uzumperekeze maze tujyane tunagarukane. Gadi rero ahita aseka ati ariko wabura ubwenge, urabona koko ngiye mfite umwanya wo kwirirwa nkwiruka inyuma, ibintu byose mfite byo gukora, urabona nabona n'igihe cyo kugutaho koko nkwiruka inyuma, ntaho uzajya, ndakubujije, guma ahangaha uzahava umaze kunyishyura amafaranga yanjye yose, nta handi hantu na hamwe wemerewe kujya. Nawomi rero abona byanze maze akagenda n'ubundi akajya mu gikari akicara akarira amarira akamushyiramo. Nyuma y'amasaha make rero Nawomi asubira mu cyumba cya Jojo amushyiriye imiti, arongera kandi n'ubundi ibintu byose akabivangavanga akaba amenya amazi muri iki cyumba. Jojo rero n'umujinya mwinshi noneho ahita amubwira ati ariko ubundi wa mukobwa we uri umusazi, wagira ngo nyine bagutoraguye mu muhanda kubera icyo uza kunyongerera ibibazo. Ndakwinginze rwose niba udakeneye gukora hano nta mpamvu zo kuza kunkorera hari mafuti yose, uzongere ugende. Ariko ubundi babuze abakozi bazima ku buryo bazana abakozi bameze nk'abasazi nkawe, nta kintu na kimwe kizima ushobora gukora, ibintu byose ni ibintu nyine by'ubugoryi, wagira ngo nta bwenge ugira. Naho rero Nawomi uba uri kumva ibi byose aragenda mu mutwe w'ibintu byose bikivangavanga, nawe nyine umujinya ugatangira kuzamuka kubera ukuntu aba atekereje n'ukuntu ari hano mama we yimereye nabi badashobora gutuma ajya kumureba. Nawe rero uburakari bumubana bwinshi maze agahita atangira gutombokera Jojo maze akamubwira amagambo akomeye cyane. Aramubwira rero ati umva ndananiwe rwose, ibintu byawe bingeza ahantu, ukuntu wigira umwana mubi, wigira umuntu rwose wabihiwe, ukuntu usuzugura, ukuntu ufite ubugome bwinshi, ndumva rwose bingeza ahantu. Ndagerageza gukora ibyo nshoboye byose ariko nta na kimwe uha agaciro. Ese ugira ngo njye nishimiye kuba ndi hano? Ntabwo mbyishimiye habe na gatoya. Uzi noneho kwita ku muntu udashobora no kubimenya maze rwose ngo anishimire umwanya we umara uri kumukorera ibyo akeneye. Wowe rwose uraho kubera ko nyine uri umwana wo mu bakire, ibintu byose ubifite iruhande rwawe, uba wumva nyine wakora icyo wishakiye. Burya rero ngewe rwose mfite mama wanjye urwaye umeze nabi, nakabaye ndi kumwe nawe nkamufasha gukira. Naho wowe rero uraho uririrwa untuka gusa ngo nta bwenge ngira, ngo ndi igicucu. Yego rwose ndabizi ko nta bwenge ngira, ariko se wowe wari wakwireba mu ndorerwamo ngo urebe? Uri umuntu mubi, wagira ngo rwose uri shitani, umeze nk'idayimoni, uteye ubwoba,
wakwemera ko kuva naza hano buri gihe ndota inzozi mbi, kandi iyo ndi kurota inzozi ziteye ubwoba ni wowe mba ndi kurota, warampahamuye, mba mbona uri igini ryigendera. Gusa nyine ibyo rwose ndabirambiwe, ndashaka rero kukubwira ko ntakigutinya, ntabwo nkigutinya habe na gatoya, ikindi kandi uramenye rwose utazongera kunyubahuka ukundi. Ubu rero ngiye kuzajya nkora akazi nshinzwe, ntabwo rwose nzongera gushaka kukwitaho by'umwihariko. Ahita afata rero imiti abazanye maze akayirambika aha ku ruhande, ati nuza kumva uyikeneye uyifate cyangwa uyihorere. Amara gusohoka rero maze Jojo ati umukobwa yaranyishe neza neza, ahita noneho abivuga ari no guseka. Ku nshuro ye ya mbere rwose aba abonye ikintu nyine kimusetsa, ati ntabera, ni ubwa mbere umukobwa rwose antinyutse, noneho uyu we nta bwoba agifite, ese ubundi ko ndeba ndusha amahane, ndabona noneho we rwose yarababaye kundusha. Ahita rero acunga akagare ke maze nyine agahagarara mu idirishya akitegereza uyu mukobwa uba nyine ari kugenda ajya muri salo. Naomi rero agera muri salo maze telefone ya Gadi iri gusona ibirambitse ku meza. Naomi rero ahita agenda akayiterura maze agatangira kwibaza ati bosi se ari hehe ko mbona telefone ye iri gusona, ubanza rwose hari umuntu uri kumushaka, aba ari kureba hirya no hino nyine kugira ngo arebe aho bosi we yaba ari maze amuhereze iyi telefone ayitabe. Gadi rero ahita agaruka nyine avuye nyine mu cyumba maze agahita abona Naomi ateruye telefone ye, ahita amubwira ati wamujura we, telefone yanjye urayijyana he, nayo kandi ugiye kuyiba? Naho rero Naomi ati hoya rwose nari nyikuzaniye kuko numvaga iri gusona. Gadi ati ibyo ntibikureba, iyi telefone ni iyanjye, ni nanjye ngomba kuyitaba, umfatira telefone nkande, wamujura urashaka kuzanyiba ibintu byose ukabimaraho. Naomi rero n'ubundi uba rwose agifite n'umujinya bakuye mu cyumba cya Jojo, kwihangana biranga, maze agahita abwira nyine Gadi atumva rekeraho rwose, rekeraho kuko ibintu byanyu birandambiye, kubera iki muhora munshinja ubujura? Ntabwo rwose ndi umujura, yego nyine nakoze amakosa, amafaranga yawe narayafashe, ariko rwose ntabwo ariyo mico yanjye yo kwiba. Nifuzaga kuvuza mama wanjye, ariko nanone sinibaza impamvu rwose wankuye muri gereza, wirirwa unyurira ayo mafaranga, kuba rwose ndi hano birambangamiye, umukobwa wawe ntiyumva, nawe rero uhora untuka buri gihe unyurira umbwira amagambo mabi, kubera ko utandekeye muri gereza ko nibura ho hari amahoro. Ntabwo rwose hari hahuriye na hano, n'ubundi hano ndi muri gereza irenze iyo nari ndimo, sinshobora kureba mama wanjye ngo menye uko ameze, icyo muzi gusa ni ukwirirwa muntesha umutwe. Ibi rwose ndabihaze, icyaba cyiza ni uko wamfata maze ukansubiza muri gereza hariho naharuhukira. Gadi rero nawe rwose uba usanzwe ari umunyamahane, kano kanya nyine aba yacecetse kubera ko ababona uyu mukobwa arakaye noneho rwose bidasanzwe. Naomi rero amara kuvuga nyine ibyari bimubabaje byose maze agahita yisubirira mu cyumba. Jojo rero uba wareberaga mu idirishya nyine abona ukuntu Naomi ari gusomera na papa we, noneho arumirwa ati ariko noneho uyu mukobwa rwose wagira ngo ni gatumwa, uzi ko na papa wanjye atamutinya, n'ukuntu papa wanjye ari umunyamahane. Umunsi wakurikiye rero Naomi arabyuka mu gitondo maze agahura na Gadi ari kuva mu cyumba cye, ahita amubwira ati mwaramutse bosi, agahita akomeza nyine acaho yigendera, maze Gadi agahita amubwira ati ni amasaha yo kugira ngo umukobwa wanjye anywe imiti. Naomi ati yego ndabizi, gutyo nyine niko bari kumusubiza, agahita yikomereza. Gadi rero asigara ari kumureba ati noneho rwose uyu mukobwa ndabona yahindutse neza neza, nta mikino rwose agifite habe na gato. Naomi rero ahita agenda agafata imiti n'amazi nyine maze akinjira mu cyumba cya Jojo. Abakinjira agahita asanga Jojo ntawe uri ku buriri ndetse nta n'uri mu kagare ke yarasanzwe aba yicayemo. Naomi rero ubwoba buramwica, aba yibaza nyine ahantu uyu mukobwa yaba yagiye. Aba agihagaze agahita abona Jojo aturutse muri dushe agenda n'amaguru ye, noneho imisatsi aba yayisubije inyuma, yayikuye mu maso, asa neza cyane rwose akeye, anambaye neza, ari kugenda rwose atera intambwe nkaho nta cyabaye. Naomi rero bya bintu aba afite birekurira hasi byose bikanyanyagira. Ati burya bwose uragenda ugendera ku maguru yawe,
ariko wa mukobwa we rwose ibyawe nawe ntabwo rwose njya mbisobanukirwa, cyangwa koko uri igini nk'uko babivuga, gute uyu munsi uba wicaye mu kagare none ukaba uri kugendera ku maguru yawe abiri? Jojo rero ahita amubwira ati yego rwose ndagenda, ndetse hashize n'igihe kinini ngendera ku maguru yanjye abiri. Naho Nawomi ati none kubera iki utabibwiye papa wawe, kubera iki utabimubwira? Jojo ati ntabwo nyine nkeneye yuko abimenya, kuko nyine papa wanjye ntabwo ari inshuti yanjye, ibintu byose byabaye niwe wabigizemo uruhare. Kuba mama wanjye yarabuze ubuzima mu mpanuka ni papa wanjye wabiteye. Rero nanjye papa wanjye ndamwanga cyane rwose, ntabwo numva nkeneye ko amenya ko ngenda, mba nshaka kumubabaza nyine mu buryo bwose bushoboka. Nawomi rero ahita amubwira ati ngewe rwose ibyo sinabyihanganira, reka ahubwo ngende njye kubimubwira, ntabwo rwose nareka kubivuga. Naho Jojo ati hoya ntubivuge rwose mbabarira, kubera ko sinamukira. Nawomi ati hoya ndabivuga. Ahita ahaguruka rero maze akagenda akajya muri salo, atangira rero kubwira Gadi ati bose rwose hari ikintu nifuzaga kubabwira. Gadi ati mbwira nyine. Nawomi ajya kubivuga maze rwose akabura imbaraga zabivuga, ahita rero atangira akajijisha Gadi nyine, agahita yongera agasubira mu cyumba cya Jojo. Jojo ahita amubwira ati papa wanjye se ari hehe, ko rwose nari nzi yuko ari buhita azamukana umujinya mwinshi maze akaza kunsomera, ahubwo ko yari no kunkubita. Naho rero Nawomi ahita amubwira ati ntabyo namubwiye. Jojo ahita yeguka ati gute se utabimubwira ukuntu uvuye hano warakaye? Naho Nawomi ati nasanze atari njye rwose wo kubimubwira, ahubwo ni wowe ugomba kuzabimwibwirira. Ati rero nubwo ntabimubwiye ariko hari kondisiyo kugira ngo iryo banga akomeze ndimire rwose. Jojo ati mbwira nta kibazo. Nawomi ati kondisiyo ya mbere ni uko nyine utazongera kwitwara nabi, yaba kuri njyewe, yaba kuri uriya mukobwa wundi ukora hano, ndetse no kuri papa wawe. Ndifuza ko nyine uzajya ubwira papa wawe neza, akabona nyine uri umukobwa mwiza, mbese ndifuza ko uhindura ukuntu witwaraga ku buryo abantu bose bazabona ko wahindutse. Nanjye rwose ibanga ryawe nzarimira no mu nda neza rigwemo, ubundi nyine tujye dukora twibereyeho nk'uko wari usanzwe ubayeho, ntabyo nzavuga. Jojo rero ahita abwira Nawomi ati ibyo ndabyumvise rwose, kandi nyine nzabikurikiza ntugire ikibazo. Nawomi kandi abwira Jojo nyine ko atagomba kuzajya ahora arira mu cyumba cye, ahubwo nyine noneho azajya ajya ku meza maze agasangira na papa we, kandi rwose amugaragariza umutima mwiza. Uyu munsi rero ibintu rwose byirwa bimeze neza. Umunsi wakurikiye Nawomi arabyuka maze akajya kubyutsa Jojo, amushyira mu kagare rero nk'ibisanzwe, maze akamucunga nyine amuzana muri salo. Ahita ahura na wa mukozi usanzwe ahakora, maze Nawomi agahita nyine arya urwara Jojo nko kumubwira ati nyine musuhuze. Jojo rero ahita abwira uyu mukobwa ati tantine waramutse neza, umeze neza? Naho uyu mukobwa ahita yumirwa agatungurwa ati unyise ngo tantine, urancuhuje, kuva wabaho ni ubwa mbere umvugishije. Naho rero Jojo aba akomeza rwose kumwenyura nyine, nubwo bitaba biri kuva ku mutima aba ari kubyiforusa, ariko nyine akabikora. Bakiri aho rero papa wa Jojo ahita ava mu cyumba, maze Nawomi agahita amushinga urwara ati dore papa wawe. Jojo rero ahita atangira kumwenyura ati papa, ati waramutse, ati umeze neza? Papa warumirwa ati Jojo ni wowe uri kunsuhuza uri guseka? Ati koko se ni wowe? Naho Jojo ati cyane ninjye papa, ahubwo nyine ndifuza ko dusangira ibya mu gitondo uyu munsi. Papa we turabizi neza ko ibyo bintu ubishaka, ariko se ni wowe ndi kureba imbere yanjye cyangwa ndi kurota? Naho rero Nawomi aba akomeza nyine kumushinga ibyara, maze Jojo ati ni njyewe rwose papa, kandi uhereye uyu munsi nyine buri munsi tuzajya dusangira. Papa we ahita aza maze akamuhabiza ku gahanga ati mwana wanjye ndishimye ni ukuri, kubera ko hari hashize imyaka myinshi ntumva ijambo ryawe, ndetse rwose ntakubona useka, gusa rwose ndumva nezerewe. Ikindi kandi uri mwiza cyane, wambaye neza, imisatsi yawe ni myiza, mbese papa we biba byamurenze, ari kumubwira amagambo yose meza amurimo. Bicara ku meza rero maze papa we agahita amubwira ati reka ahubwo rwose mpite nanaguseriva, gusa ndi kwibaza niba ibi bintu biri kuba cyangwa se rwose naba ndi kurota.
Uyu munsi rero niwo munsi rwose uba utangaje mu buzima bwa Gadi kuko aba yongeye kubona inseko y'umukobwa we nyuma y'imyaka myinshi cyane. Buracya rero nanone maze Nawomi akabyutsa Jojo amushyira mu kagare nyine nk'ibisanzwe, maze bakajya hanze nyine akajya kumushyira ku kazuba, baba bari kumwe maze agatangira kumubyinira maze Jojo akajya aseka. Jojo nyine aba asigaye ari inshuti ya Nawomi byo bya nyabyo, we ntabwo rwose aba ajijisha. Nawomi rero aramubyinira maze Jojo agaseka, araseka cyane nyine bikabije, maze papa we nyine uba uhagaze hejuru muri etaje akitegereza ukuntu umukobwa we ari guseka n'ukuntu nyine Jojo ari kumubyinira, agahita abona ko rwose babanye neza Jojo ndetse na Nawomi. Nawomi rero sinzi ukuntu yikanga, maze yareba agahita abona nyine Gadi yari ari kumwitegereza ari kumwenyura, ahita abwira Jojo ati kubera iki Jojo, kubera iki utambwiye ko papa wawe ari kundeba? Ahita rero yongera akamucunga nyine, bakava hano bagakomeza bari gutembera amucunga mu kagare, bagenda kandi biganirira rwose ubona Jojo yishimye. Mu masaha y'ijoro rero Nawomi arabyuka agiye gushaka amazi mu gikoni, maze agahita asanga nyine Gadi nawe ahagaze mu gikoni ari kwiyufatira ako kunywa. Nawomi rero ahita yikanga, maze Gadi agahita amubwira ati hoya rwose injira nta kibazo, injira ufate icyo ushaka. Nawomi rero arinjira, maze Gadi agahita amubwira ati mbere y'ibintu byose ndagushimiye rwose, kubera ko niba mbona ari guseka ni ukubera wowe. Uyu munsi ibintu byabaye byantangaje cyane, sinzi ikintu wakoze kugira ngo umukobwa wanjye abeho yishimye, ariko rwose ndakwinginze icyo wakoze icyo ari cyo cyose komeza ugikore. Ndakubwiza ukuri, hari hashize imyaka 4 yose ntabona umukobwa wanjye yishimye. Kuba rero nongeye kumubona aseka, ndumva umutima wanjye wuzuye ibyishimo ku buryo ntazi ikintu nagukorera. Gusa wumve ko rwose ngushimiye bivuye ku mutima, umukobwa wanjye ni byose kuri njyewe, ariko kuba nari narabuze ibyishimo byo kumubona aseka cyari ikintu rwose kimbabaza. Gusa ntabwo nari nzi icyo gukora, ariko ni ukuri biratangaje ko mu minsi mike umaze hano wowe wahise umenya icyo wakora. Ndagushimiye rwose uwo mukobwa utangaje. Naho Nawomi ati bikwiye gucimira, kubera ko nanjye kumubona yishimye ni ukuri nanjye nibyo mba nifuza. Gadi rero abaza Nawomi ati ariko se rwose ko mbona nyine usa n'umukobwa witonda kandi w'umwana mwiza, kubera iki wanyibye? Ntabwo rwose ndabisobanukirwa n'ubu. Naho rero Nawomi ahita amubwira ati ukivuga icyo kibazo n'ubundi nongeye kugusaba imbabazi rwose. Hanyuma rero kuba narakwibye, ntabwo rwose nari nsanzwe ndi umujura. Mama wanjye yararwaye araremba, maze ngerageza gushaka amafaranga yo kugira ngo bamubage, ariko ndayabura. Nta muntu n'umwe wari kunyizera kuko rwose nta n'uwari kunguriza. Byaragaragaraga yuko ntazabona rwose ayo kwishyura. Nabonye rero ibintu byose byanze, maze rwose ntinyuka yuko ikarita yawe wayitaye, nuko nyine nayikoresheje, kubera ko nagombaga gukoresha nyine miliyoni 3. Umuntu wabimfashijemo kugira ngo ampe kashi nawe yambwiye ko ngomba kumuha miliyoni 2. Nuko rwose byagenze, gusa ntabwo nari nsanzwe ndi umujura, kandi ndakwinginze unyumve, sinifuzaga kubura rwose mama wanjye, no gukora igishoboka cyose kugira ngo nyine mbone mama wanjye yasubirana ubuzima. Gadi rero ahita amubwira ati ndakumva rwose, kandi birumvikana ntabwo byari byoroshye, nubwo nyine kwiba ataba ari igisubizo cyiza, ariko ni ukuri nta kundi rwose wari kubigenza. Nanjye iyo nza kuba mu mwanya wawe nuko rwose nari kubigenza, nuko nari kubikemura. Gusa rero n'ubundi tutitaye ku byabaye byose, ndagushimiye ni ukuri, kuko ibyo wankoreye byose, ahari nyine kuba narataye iriya karita byari igisubizo kuri wowe ndetse no kuri njye, kuko nyine byabaye igisubizo kuko wanyibye amafaranga uvuza mama wawe, ariko nanjye byabaye igisubizo kuko nakuzanye mu rugo nguje kunyishyura, ariko bikarangira rwose wongeye kugarura umunezero mu nzu yanjye. Ni ukuri ubyumve, ndagushimiye rwose mbikuye ku mutima. Nawomi rero ahita asezera Gadi, maze akamubwira ati mugire ni ukuri ijoro ryiza. Naho rero Gadi ati ntuzongere kunyita bosi, ijya umpamagara nyine Gadi. Naho Nawomi ati ariko nyine uri bosi wanjye. Gadi ati hoya, umuntu wongeye kuzana ibyishimo mu maso y'umukobwa wanjye ntabwo rwose ari umukozi, ahubwo nyine ni umwe mu muryango wanjye, ni umwe mu bantu kandi ba hafi banjye. Jya unyita mu izina ryanjye nta kibazo.
Naomi rero ahita amubwira ati nzabigerageza uretse ko rwose atari ibintu byoroshye. Uyu munsi rwose Gadi ibyishimo biba ari byose, aba ari kuvuga buri kintu cyose aseka, n'ikidasekeje rwose aba ari kugiseka kubera nyine ukuntu aba afite umunezero wamurenze. Naomi rero we asigara ari kubyina ati Mana ushimwe, bosi arambabariye, nanjye rwose ibyishimo ni byose. Ahita ajya rero mu cyumba cya Jojo maze akabwira Jojo ati papa wawe ni umuntu mwiza, arambabariye n'ibintu byose namukoreye, gusa nyine ikintu nshaka kukubwira, papa wawe aragukunda cyane ku buryo kubera ibyishimo byawe nta kintu na kimwe atakora, uzi ko nta kintu na kimwe atakora kugira ngo wishime. Ati papa wawe ni umuntu mwiza ntabwo ushobora kubyumva. Ntabwo rero rwose ibi ngibi Jojo we aba abyumva kuko nyine aba yararakariye papa we cyane. Naomi rero aguma hano nyine ari gusinziriza Jojo kumukora mu mutwe kugira ngo nyine asinzire neza. Mu kanya gato rwose Jojo aba asinziriye, maze akimara gusinzira agahita atangira kurota. Atangira no kurota ya agisida nyine yatwaye mama we, maze akajya avuza induru ati mama rwose winsiga, ntabwo nshaka kukubura, garuka rwose mama winsiga. Maze muri ako kanya ari kurota ibyo, aba nyine yafashe ikiganza cya Naomi yagikomeje cyane nkaho rwose ari we mama we. Naomi rero ubwoba buramwica maze agasohoka muri iki cyumba. Buracya rero mu gitondo maze agategereza nyine Gadi ari kujya ku kazi, ahita amubwira ati ni ukuri hari ikintu nifuza rwose kukuvugisha niba ntacyo bigutwaye. Naho Gadi ati mbwira, yego ndihuta ariko mbwira nta kibazo. Bajya ku ruhande rero maze Naomi agatangira kumubwira ati mbabarire kuko rwose ikibazo ngiye kukubaza ahari nyine ni ukwinjira mu buzima bwawe, ariko nyine cyantunguye. Urumva nijoro nari ndi gusinziriza Jojo maze atangira kurota amfata akaboko ari kumbwira ati mama winsiga, ntabwo rwose nifuza kunsiga, numvaga nyine ari ibintu biteye ubwoba. Rero nyine ndifuza kumenya ese byaba byaragenze bite kuri mama wa Jojo. Naho rero Gadi ahita amubwira ati rero ni inkuru rwose ndende, gusa nyine ukuntu byagenze ni ukuvuga ngo umunsi umwe namenye nyine yuko mama wa Jojo yajyaga rwose anca inyuma, gusa uyu mugore yari ubuzima bwanjye bwose, naramukundaga, niwe watumaga mpumeka, ntakubeshye niwe wampaga imbaraga zo kubyuka maze nkajya ku kazi, mbese yari byose byanjye. Ndakubwiza ukuri yari umubiri wanjye wose n'ubuzima bwanjye bwose byuzuye. Uwo munsi rero umenya ko rwose aca inyuma byananiye kubyihanganira, maze numva ntabwo nakomeza kubana nawe kuko nyine urukundo namukundaga ndetse n'icyizere namugiriraga uwo munsi byose byari bigendeye icyarimwe. Hashize iminsi rero maze nyine musaba yuko twatandukana kuko nyine numvaga ntazabasha rwose kubana nawe cyangwa kongera kumureba mu maso. Akimara rero kumenya ko ngiye gutandukana nawe, yagerageje kwiba nyine Jojo kugira ngo amutware. Uwo munsi rero narabimenye ko anyibeye umwana, kandi nyiri umwana wanjye nawe yari byose kuri njyewe, ntabwo rwose nari niteguye kuba namureka akagenda. Narabakurikiye rero bari mu modoka, maze bageze imbere binjira nyine mu ikamyo iba irabagonze. Mama rero wa Jojo yahise apfa, naho rero Jojo nyine we yahise aba pararize kuriya kuntu ameze. Guhera rero icyo gihe Jojo yarandakariye cyane, atekereza ko ari njye nishe mama we, ngo kubera ko iyo ntaza kumukurikira no kumubwira ko nyine nshaka ko dutandukana ngo ntabwo biriya byose biba byarabayeho. Nanjye rero sinigeze nshaka kubwira Jojo ibibi byose bya mama we, nifuje ko nyine yazakomeza amwibuka nk'umumama w'intwari. Sinigeze rwose nshaka ko azamenya ko mama we yari umunyamafuti cyane. Rero rwose nyine ubwo amakosa yose yangiyeho, niyo mpamvu rero nyine uba ubona Jojo yari ameze kuriya. Ndakeka ko rero n'ubundi ubwo nyine icyo gihe ari ibyo yari ari kurota, ubwo yari ari kurota icyo gihe cya agisida uko cyagenze. Uyu munsi rero Naomi nyine arababara cyane noneho kubera ko rwose aba azi neza yuko Jojo nawe yarakariye papa we, akeka ko ari we munyamakosa ndetse ari we byose byavuyeho. Ntabwo aba azi ko mama we ahubwo ari we wari umunyamakosa wa mbere.
Nawomi rero abwira Gadi ati ni ukuri mwihangane rwose, ndumva mbasubije mu bihe bibabaje, gusa nyine ni uko nari mfite amatsiko, ariko ni ukuri mumbabarire rwose kuba mbabajije icyo kibazo, kuko ndumva hari ntakabaye nakibajije. Gadi ati hoya rwose nta kibazo, kuko n'ubundi ni wowe wamfashije kugira ngo Jojo abe ameze nibura uko ameze uyu munsi. Ubwo rero nta kintu na kimwe naguhisha rwose, nawe ngufata nk'umuntu wo mu muryango wanjye. Uyu munsi rero mu masaha y'ijoro bajya ku meza, maze nyine Nawomi agategura. Jojo rero ahita abwira papa we ati papa, urabyumva ute se turamutse duhamagaye nyine na Nawomi maze rwose akaza tugasangira? Papa we ahita amubwira ati ni byiza cyane, nabikunda, niyicare hariya. Jojo rero atangira gutera sitori papa we ati papa, ati ntabwo wabyumva ukuntu nyine nkunda Nawomi, ndamukunda cyane, ati noneho nkunda nyine ukuntu atari stable, afata ibintu byose bimeneka byongera bimeneka, ati uzi ukuntu mbikunda, ati ndabikunda cyane. Atangira kumuserereza, maze Nawomi nawe nyine agatangira guseka. Batangira gufata amafunguro, maze Jojo ati ibyo kurya biraryoshye, ndifuza kumenya umuntu wabiteguye. Naho Nawomi ati ni njyewe rwose nabiguteguriye. Bose rero barishima, bagatangira gufata amafunguro banezerewe, bari gutera sitori baseka, ubona nyine Nawomi nawe rwose ari umwe muri uyu muryango, dore ko Jojo aba asigaye amukunda cyane. Bamara gufata amafunguro rero maze bakajya kuryama. Nawomi rero we abanza nyine kujya mu cyumba cya Jojo kugira ngo nyine abanze amufashe gusinzira. Barabanza bakikinira udukino, maze nyine Gadi yajya kuryama akabanza akanyura ku cyumba, arabanza agahagarara akabitegereza ukuntu nyine bari mu dukino. Jojo yishimye cyane, maze rwose nawe agatangira kumwenyura. Aragenda rero akajya mu cyumba cye akaryama, maze nabo nyine bakaryama. Buracya mu gitondo Gadi arabyuka rero maze akareba Nawomi akamubwira ati ni ukuri ndagushimira rwose ku bintu byose wakoze, hanyuma rero uyu munsi rwose hari nk'agashimwe nari nakugeneye, ndifuza umushahara wawe kuwukuba inshuro enye, kandi noneho nkazajya rwose nkuguhemba kuko ntabwo ukiri kunyishyura. Ideni nararyibagiwe, n'ibyabaye byose narabyibagiwe. Ikindi kandi ndifuza kuguha uruhushya maze ukajya kureba mama wawe ukareba uko ameze, nkaguha n'amafaranga ukamushyira kugira ngo rwose abone nyine uko asigara yiyitaho. Nawomi rero ashimira cyane rwose Gadi kubw'igitekerezo nyine aba agize, dore ko uyu mukobwa aba akumbuye mama we bidasubirwaho, aba amutekereza maze agahita atangira kurira. Ahita rero yitegura maze nyine akajya kureba mama we. Aba akigerayo rero agasanga nyine mama we yatangiye koroherwa, aramuhobera ati mwana wanjye, ntabwo nari nzi aho uri, nari mpangayitse. Naho rero kuva igihe nyine yajyaga muri gereza, wa mushuti we nyine bakoranaga yahise ajya mu rugo iwabo, maze akajya yita kuri mama wa Nawomi, akabyuka akajya ku kazi, yataha agataha kwa Nawomi kugira ngo amwiteho. Nawomi rero ashimira uyu mukobwa cyane, ati ni ukuri warakoze rwose kuhambera. Atangira kubabwira rero inkuru zose ukuntu zagenze, akanababwira nyine naho aba uko byatangiye n'uko ubu ngubu bimeze. Maze mama we akamubwira ati mwana wanjye, kubera ukuntu uri umwana mwiza, Imana rwose yagombaga kuguha umugisha, aho utatekerezaga ko umugisha wanyura akaba ariho unyura. Tekereza nawe ubu rugo wagiyemo rutabamo ibyishimo habe na mba, ariko byarangiye ari wowe nyine ubazaniye ibyishimo. Nawomi ati cyane rwose, ubu ibi bintu byose bimeze neza. Naho rero Jojo arabyuka maze agashaka nyine Nawomi. Papa we akamubwira ati Nawomi yagiye iwabo kureba mama we. Jojo rero biramubabaza ati kubera iki koko atansezeye, ntabwo rega nkibasha kubaho Nawomi adahari, ndumva rwose ubu ntishimye kubera ko namenyereye ko ariwe dusangira, ari n'imiti, ari unkorera byose. Papa we ati mwana wanjye, uyu munsi ndaza kugukorera byose, wihangane nyine. Nawomi nawe yari akumbuye mama we cyane kubera ko mama we amaze igihe arwaye. Jojo ati rero rwose nta kibazo ndabyumvise, ati ariko papa ikintu nshaka kukubwira, Nawomi ni umwana mwiza, ntabwo ushobora kubyumva, ndamukunda cyane, mba numva nyine atabura muri uru rugo. Naho papa we ati nanjye nuko rwose ndamwishimira, mba mbona yakabaye atuguma iruhande, ariko nyine ntabwo byakunda kuko nawe afite umuryango aba agomba kwitaho, tugomba kumuha umwanya maze akawitaho.
Papa rero wa Jojo ahita amubwira ati gusa nyine uyu munsi nanjye nta kibazo ndi bukwiteho, ati uzi ikintu nshaka se, ndifuza ko njye nawe tujya mu gikoni maze tukajya gukora pancake z'agatangaza. Jojo ati koko se nibyo? Naho papa ati cyane. Papa rero ahita atangira kumucunga mu kagare bakajya mu gikoni, akagare ke nyine agashyira imbere y'ameza y'aho ari gukorera, maze nyine bakajya bamera rwose nk'aho bari gukorana aya mapanikeke. Barayateka maze bajya ku meza, Jojo ati papa biraryoshye cyane ku buryo rwose nari kunezerwa ndi no kubisangira na Naomi, ariko nta kibazo ndamubikira ni ukuri kuko rwose ibi bintu ndumva ntakwiye kubimucura. Papa ati mwana wanjye uriya mukobwa uramwishimira cyane, ariko nanjye ndamwishimira kuko wagira ngo ni ukuri ni intumwa y'Imana kuri twe. Buracya rero maze nyine Naomi akagaruka, gusa nyine abakinjira, maze Jojo ati nari ngukumbuye cyane, numvaga rwose atari njye ndi burotuza. Naho Naomi ati nanjye nari mbakumbuye cyane. Gadi ati ntababeshye rwose ntacyo nabahisha, nanjye nari ngukumbuye Naomi, ni ukuri kuba rwose utari uri muri iyi nzu nabonaga hari ikintu kinini cyahabuze, ntabwo twari twishimye habe na gatoya. Naho rero Jojo ahita amubwira ati nyine njye na papa twakoze pancake ziryoshye, ariko nyine nagusigiye. Ahita rero acunga akagare maze nyine akajya kumwereka aho ziri, baraza bakicara ku meza n'ubundi ibyishimo bikaba bya bindi, bakishima bagatangira nyine kuvuga inkuru. Naomi akababwira uko yasanze iwabo bimeze, nabo nyine bakamubwira ibyo basigaye bakora, mbese ibyishimo bikaba byinshi rwose muri uyu muryango. Uyu munsi rero mu masaha y'ijoro Naomi nyine yegera Jojo maze akamubwira ati ariko se ubu rwose uzajya guhisha papa wawe ko ubasha kugenda? Tekereza guhora ugendera mu kagare nyamara rwose wabasha kugenda n'amaguru yawe, kubera iki rwose utavugisha ukuri ukamubwira nyine byose uko bimeze? Naho Jojo ati igihe cyo kubimubwira ntabwo rwose kiragera, ariko nyine buriya nikigera nzabimubwira nta kibazo. Naomi ati urabizi nyine nubaha rwose ibyifuzo byawe, ariko bitekerezaho neza, ukwiriye rwose gutangira kugendera ku birenge byawe imbona nkubone. Muri iryo joro kandi Gadi ahamagara nyine Naomi maze akamubwira ati ndagushaka. Naomi rero amusanga muri salo, maze nyine Gadi agahita amuhereza akantu gato k'agapfunyika nyine kaba karimo impano, kaba ari gato cyane. Aramubwira rero ati aka kantu ni akawe rwose, natekereje nyine kuba naguha iyi mpano. Naho rero Naomi aragapfungura maze agahita asanga harimo agakufi keza cyane, arishima cyane rero maze agahita abwira Gadi ati ni ukuri murakoze, aka gakufi ni keza cyane. Naho Gadi ati zana ahubwo ngufashe gukambara. Aragafata rero maze akakamwambika nyine mu ijosi. Gusa nyine icyo bataba bazi ni uko nyine Jojo aba ari kubareba rwose, abarebera mu irido nyine aho baba bari hano muri salo. Gadi rero akomeza nyine abwira Naomi ati ntakubeshye rwose mba numva mfite ibintu byinshi byo kugushimira, gusa nyine ntabwo nzi amagambo nabivugamo, ndetse sinzi n'icyo nakora rwose kugira ngo ngushimire nyine nk'uko mba mbitekereza. Ibintu wankoreye ni ibintu rwose ntari niteze ko hari umuntu n'umwe wabinkorera. Gadi rero abwira Naomi ati gusa nanjye ndishimye rwose ko iyi mpano igushimishije. Gusa nyine aba ari kumureba atuje cyane, ari kumwitegereza mu maso, maze Naomi agahita amubwira ati reka njye mu cyumba cyanjye. Aba yagize isoni nyine kubera ukuntu Gadi aba ari kumureba. Naho Gadi ahita yongera akamufata ikiganza ati buretse kugenda. Aramutegereza maze agahita amubwira ati Naomi ni ukuri sinzi ngo ni ryari natangiye kugukunda, nta nubwo nzi kandi ngo ni gute byatangiye, gusa byagiye biza buhoro buhoro maze nza kwisanga ngukunda kandi cyane. Ni ukuri nahuye n'urukundo aho ntarutekerezaga, ndetse rwose urukundo rwaje runsanga ntarigeze nanarushaka, umuntu ntigeze ntekereza, ndetse rwose ntigeze nanashaka ko dukundana, niwe byarangiye nkunda. Ndagukunda cyane Naomi, ndagukunda ni ukuri kandi n'umutima wanjye wose, ndetse rwose niteguye kubikwereka. Naomi rero rwose nawe nyine uba wagiye muri mudu y'urukundo, bahita bahoberana maze bagatangira gusomana.
Jojo rero uri kubareba umujinya uramwica, maze nyine akumva rwose abuze icyo akora, atangira kurakara bikabije kuko mu buzima bwe ntaba yarifuje ko hari undi mukobwa n'umwe papa we yazigera akunda. Aba yumva nyine agomba kuzaguma akunda mama we nubwo atakiri kuri iyi si. Ntabwo rero aba yumva ukuntu papa we agiye kumusimbuza undi muntu, ndetse ntabwo aba yarigeze yifuza ko hari undi mugore wazaza kuba muri iyi nzu ukundi. Umujinya rero uramwica, maze nyine akarakarira Nawomi cyane. Naho rero Nawomi we rwose na Gadi baba bibereye mu rukundo, Gadi agikomeza kubwira Nawomi ukuntu amukunda, ukuntu ndetse rwose yamukoze ku mutima. Nawomi nawe kandi aba yishimiye aya magambo Gadi ari kumubwira, nawe rwose ari kumubwira ko nawe amwishimira kandi cyane. Buracya rero maze nyine Nawomi akaza akinjira mu cyumba cya Jojo nk'uko bisanzwe, ati waramutse neza mukobwa mwiza. Naho rero Jojo uba urakaye cyane ati ntabwo ukomanga se mbere yo kwinjira mu cyumba cyanjye, ntuzongere kwinjira utyo habe na rimwe. Naho rero Nawomi aratangara kuko ntabwo biba byari bisanzwe nyine, ahita amubwira ati ariko se si mu cyumba cy'inshuti yanjye, ntabwo ni ukuri nari nzi ko rwose bikiri ngombwa. Naho Jojo ati uhereye uyu munsi ni ngombwa kandi cyane. Jojo rero atangira kubwira nabi nyine Nawomi. Nawomi arumirwa kuko ababona Jojo yongeye kumera nk'uko yari ameze bwa mbere bagihura. Ati ariko se rwose habaye iki? Naho Jojo aramwihorera nyine, aba rwose amurakariye bikabije. Gusa ntabwo nyine Nawomi amenya ikintu cyabaye. Jojo rero amubwira amagambo mabi uyu munsi wose, rwose yirirwa ari kumubwira nabi cyane. Umunsi wakurikiye rero Jojo arabyuka maze akagenda buhoro buhoro agafata isaha ya papa we. Ni isaha rero papa we aba akunda cyane, ni nayo rwose aba yambara buri munsi, maze akayifata akagenda akayishyira mu ibaga ya Nawomi. Papa we rero ajya kwambara maze akabura ya saha nyine, atangira rero kubaza buri muntu wese ati nta muntu wamboneye isaha. Naho rero Jojo ahita amubwira ati ariko se papa ubwo rwose uririrwa wigora, nyine reba mu bikapu by'aba bakobwa babiri, kubera ko nibo bantu bari hano nyine bataraba hano. Nawe rero Gadi abwira Jojo ati ni ukuri mu bantu natekereza ko banyiba ntabwo rwose Nawomi arimo. Naho Jojo ati ariko ntukizere abantu gutyo gusa, basake nyine urebe nusanga ntayo bafite ubwo baraba ntayo bafite. Nawomi we nta kibazo na kimwe aba afite, aba yumva rwose ibyo bintu ntabyo yakora. Ahita abwira Gadi ati rwose bosi urabizi sinakwiba sinabikora, yenda byigeze kubaho ariko nawe urabizi ko rwose ntabikora. Naho rero Gadi ati ndabizi rwose nta kibazo. Rero biba ngombwa nyine ko atangira kubasaka, arabasaka maze yagera ku gikapu cya Nawomi agahita asanga rwose ya saha irimo. Arumirwa maze agahita yindukirana Nawomi ati ariko ni ukuri burya koko akabaye icwende ntikoga, niko bajya baca umugani. Isaha yanjye wari uyibye nanone, n'ukuntu rwose nari narakwizeye, natekerezaga ko utakiri umujura, ndetse rwose utigeze unabawe biriya wabikoze kubera ibibazo, naho ni ingeso ni ukuri uri umujura byo rwose. Jojo rero aba ari guseka we nyine, aba yishimye kubera ko nyine Nawomi bamufatanye igihanga. Naho Nawomi ati ni ukuri bosi ntabwo rwose ibyo bintu nabikora, ntabwo nabikoze ni ukuri, sinzi uko iyi saha yageze mu gikapu cyanjye ariko ntabyo nakoze. Naho rero Gadi ati ceceka rwose ndakwiboneye, ko kwizera niryo kosa ryonyine nakoze. Ahita rero afata ibintu bya Nawomi byose ati nsohokera mu nzu ugira vuba wa mujura we, utazanyiba n'ibindi, nari nzi ko rwose wakijijwe, naho uracyari umujura ahubwo kurenza uko wari umeze mbere. Nawomi rero akomeza kubinginga abasaba imbabazi, ababwira ko rwose atibye, abwira Jojo ati wabwijije kuri papa wawe. Naho rero Jojo akamwihorera ati genda wa mujura we wari utwihishemo. Mbese bose baramutererana maze agasohoka akagenda amarira ari yose. Guhera uyu munsi rero Gadi rwose ntabwo yongera gusinzira, araryama ariko rwose ntasinzire, akabyuka maze akazenguruka inzu yose
ahantu hose muri iyi nzu ye arahicara kugira ngo rwose yumve ko yabona umutuzo ariko ntawubone, aba ahangayitse mu buryo bugaragara, aba akomeza yiruhutsa yitsa imitima ubundi rwose nta byishimo afite. Iminsi rero iragenda igashira ariko ameze nyine adahinduka, maze umunsi umwe bicaye bari ku meza Jojo akamubaza ati ariko se papa ukunda cyane Nawomi bigeze aho ngaho? Naho papa we ati urashaka kuvuga iki? Naho Jojo ati kuva rwose Nawomi yagenda ntabwo wigeze utekana, nta mahoro ufite, ikigaragara rwose niwe wenyine uba uri kwitekerereza. Gadi ati niki kikubwira ko ari we ndi gutekereza, ko utandeba mu mutwe ngo umenye ibintu ntekereza? Naho rero Jojo ati rega papa ndabizi rwose ko umukunda, ahubwo ntabwo nari nzi ko umukunda bigeze aho, narakwiboneye rega wowe nawe muri gusomana, nagerageje rwose nagerageje kumubeshyera ko yibye isaha yawe kugira ngo nyine ndebe yuko wamureka, ariko ndabona n'ubundi ahubwo urushaho kumutekereza. Papa we ahita ahindukira ati ngo wagerageje kumubeshyera ko yibye isaha? Naho Jojo ati cyane, ati none se wari uzi ko iriya saha ari we wayibye? Ntabwo ari we rwose, ni njyewe nayifashe nyishyira mu bintu bye, kuko nyine ntabwo nifuzaga ko rwose afata umwanya wa mama, sinifuzaga ko wowe nawe mukundana, nifuzaga ko nyine ukomeza gukunda mama wenyine no kumwubaha nubwo rwose atari hano, ntabwo rwose nifuzaga kugira muka data muri iyi nzu, rero nahisemo nyine kumubeshyira ko yakwibye kugira ngo nyine umwange burundu kandi mutandukane, ariko ndabona ntacyo nakoze kuko n'ubundi nta mahoro ufite kandi ntabwo wigeze ureka kumutekereza habe n'umunsi n'umwe. Jojo rero akomeza abwira Gadi ati ngewe rwose papa narakurakariye kubera ko nyine ni wowe wishe mama wanjye, kubera ko ni wowe nyine watumye urugo rwanyu rusenyuka. Naho rero Gadi ati hoya mukobwa wanjye rwose si uko byagenze, mama wawe niwe watumye ahubwo urugo rwacu rusenyuka, kuko niwe nyine watangiye kujya anca inyuma kandi rwose abikora inshuro nyinshi, kubyihanganira rero byaranze, maze rwose nifuza ko dutandukana. Niyo mpamvu rero nyine wa munsi wabonye ashaka kukujyana maze nkamukurikira kuko nifuzaga nyine ko antwarira umwana. Naho rero Jojo ati hoya wibeshyera mama, ntabwo rwose ibyo bintu yari kubikora, mama wanjye yari umutagatifu. Gadi ati ibyo nkubwiye niko byagenze. Jojo rero kubera umujinya mwinshi ahita ahaguruka muri ka kagare abagenderamo nyine maze akagenda n'amaguru. Papa we aramwitegereza akayoberwa ibibaye, ati hoya nizere ko se ndi kureba neza, yibyiringira mu maso maze nyine akitegereza uyu mukobwa akabona rwose ari kugenda n'amaguru ye nta kibazo afite. Aramukurikira rero maze Jojo agahita yinjira mu cyumba agahita ashyiraho urugi. Gadi aguma inyuma y'urugi maze agakomeza kumuhamagara ati Jojo mbabarira rwose uzumbwire ibintu mbonye, uragenda n'amaguru yawe ntabwo ukiri pararize, ni ukuri ndifuza rwose kumfungurira maze tukavugana. Gusa nyine Jojo yanga kumufungurira. Gadi rero yicara inyuma y'urugi maze agira akabwira Jojo ati ntabwo rwose ndi buve hano, ati gusa nyine ibintu uri kuvuga nanjye ndabyumva, ahari nanjye nakoze amakosa, sinagombaga guhita murakarira gutyo, nari kumubabarira kubera urukundo namukundaga, ahari nagombaga kurwanirira nyine famiye yacu ntisenyuke, nanjye rwose nakoze amakosa kuba nyine nararakaye maze rwose nkumva tugomba gutandukana, ahubwo njye nawe rwose turi kubyumva kimwe, byose ni amakosa yanjye, ndakwinginze rwose mbabarira, ikindi kandi ni ukuri mama wawe ndamukumbuye cyane. Abakivuga atyo rero maze Jojo ati nanjye rwose mama wanjye ndamukumbuye, maze agahita afungura nyine urugi kugira ngo avugane nyine na papa we. Gadi rero arinjira maze nyine agakomeza kubwira ibintu byose Jojo uko byagenze, ndetse rwose akamusaba imbabazi ati ibyabaye nyine byarabaye, ndakwinginze mwana wanjye mbabarira. Naho Jojo rero nawe ahita amubwira ati rwose papa ntabwo nigeze menya ko ari uko byagenze, ntabwo nigeze menya ko na mama yari umunyamafuti, nubwo nyine mwagombaga kureba ukundi mubikemura ariko rwose ntimutandukane, kubera yuko urabona nibyo byatumye tubura mama wanjye, ahari nyine iyo utaza gushaka ko mutandukana ubu ngubu rwose twese tuba tukiri umuryango wuzuye.
naho rero Gadi ati ntabwo byari gushoboka, burya nta muntu ujya urenza umunsi we byanze bikunze, nyine buriya mama wawe yagombaga kutuvamo mu buryo bumwe cyangwa ubundi, niyo hataba kiriya kibazo byari kugenda ukundi, ariko nyine buriya yari ugenda uko byari kugenda kose. Barahoberana rero maze nyine bagasabana imbabazi, Jojo agasaba papa we imbabazi kuba rwose yaramuhishe ko agenda kubera ko yifuzaga kumubabaza, naho papa we nawe akamusaba imbabazi kuba nyine yarifuje gutandukana na mama we maze bikabaviramo bya byago byabaye. Gadi rero arishima kubona rwose umukobwa we yongeye guhagarara ku maguru ye abiri, naho rero Jojo ahita abwira papa we ati gusa nyine papa rwose Nawomi naramurenganyije, niyo mpamvu rero nifuza ko nyine twajya kumureba maze tukamusaba imbabazi. Papa we ahita amubaza ati none se urumva wabitekerejeho neza? Naho Jojo ati yego rwose, kubera ko Nawomi n'ibyishimo byawe narabibonye kandi nanjye mba nkwifuriza rwose guhora wishimye, niyo mpamvu rero tugomba kujya kureba nyine ibyishimo byawe, sinifuza ko wakomeza kuba wenyine ndetse rwose nta nubwo nifuza ko wakomeza kubaho ubabaye. Bahita rero bafata umwanzuro maze rwose bakajya kureba nyine Nawomi. Bagera iwabo maze Nawomi nyine agikubita amaso Gadi ndetse na Jojo ahita ababaza ati kandi se hari ikindi kintu mwabuze, muje kumbwira ko nanone hari ikindi kintu nabatwaye? Naho Gadi ati hoya rwose nta kintu na kimwe tuje kugushinja, ahubwo nje kugusaba imbabazi kuko byose nyine ni amakosa ya Jojo kandi nyine yabimbwiye byose uko byagenze. Jojo rero ahita apfukama hasi maze agasaba imbabazi Nawomi ati umbabarire, nuko nifuzaga kugutandukanya na papa wanjye, ariko nanone nasanze atari ngombwa rwose ko ntandukanya papa wanjye n'ibyishimo bye, niyo mpamvu nahisemo nyine kumubwiza ukuri ndetse nkaba nje no kugusaba imbabazi. Nawomi rero ahita aseka maze akabwira nyine Jojo ati byarangiye rero ubyivugiye za gahunda zose? Naho rero papa wa Jojo ati ntumbwire ko nawe wari ubizi ko rwose Nawomi agenda? Naho rero Nawomi ati yego nari mbizi ko Jojo agenda, ahubwo nyine nari nanze kubimuvugira, niwe wagombaga kuzabyivugira nyine igihe azaba yiteguye. Gadi rero ahita abwira Nawomi ati ni ukuri turagukeneye rwose mu buzima bwacu. Ahita rero ahindukira akabona nyine mama wa Nawomi maze akamusuhuza, akicara akamuganiriza, akamubwira ati mumeze mute? Ni ukuri ndabifuriza ko nyine mwakoroherwa mukamera neza, gusa nyine umukobwa wanyu yatubereye rwose igisubizo mu buzima. Uyu mukobwa ureba niwe wazanye umunezero muri famiye yacu, ibintu byari bimaze imyaka myinshi byarananiranye niwe wabashije kongera kubishyira ku murongo. Uyu mukobwa rwose ni impano y'Imana yigendera. Ikindi kandi nari nje kubabwira, uyu mukobwa ndamukunda cyane cyane rwose, ntabwo nzi uko byaje, sinzi n'uko byatangiye, ariko rwose nisanze mukunda kandi cyane. Jojo rero buraha aba ari guseka maze agahita afata ikiganza cya Nawomi akamwigiza hino akagifatanya n'icya Gadi. Nawomi rero aramwenyura maze Gadi agahindukira akamuhobera ati ni ukuri Nawomi ndagukunda kandi cyane. Naho Nawomi ati nanjye ndagukunda cyane. Gadi rero ahita amubwira ati imbere rero rwose y'umubyeyi wawe ndetse n'umukobwa wawe ndifuza kugusaba ko wambera umugore maze tugakomezanya ubuzima dusigaje kuri iyi si. Ahita ashyira ivi hasi maze nyine akamusaba ko rwose yamwemerera kumubera umufasha. Nawomi rero atazuyaje amuhereza ikiganza maze akamubwira ati nanjye rwose ndifuza kuba uwawe ubuzima bwose. Gadi amwambika impeta maze mama wa Nawomi ndetse rwose na Jojo bakishima cyane ndetse bakabaha felicitasiyo. Barongera rero bagahoberana maze rwose Gadi akabwira Nawomi ko yishimye cyane kandi ashimishijwe nyine no kuba yemeye kuza mu buzima bwe noneho ubuziraherezo. Mama rero wa Nawomi abaha umugisha maze rwose akabifuriza kuzagira urugo rwiza ndetse rwose no kuzabyara kobwa na hungu. Inkuru yacu y'urukundo rero naho tuyisoreje, mwakoze kuyikurikira. Niba ukunda inkuru z'urukundo zica kuri Zasha TV, ntukagende udakoze subscribe, like, share na comment. Ni inkunga ikomeye kuri twebwe. Ndabakunda cyane rero nk'ibisanzwe.